Ndagushuje nanone wowe tudahwema kubana mu biganiro byacu bya buri munsi, ukaba waramaze kwiyunga ku muryango wacu mugari kugira ngo urusheho kungukira mu biganiro byacu tugenda tukugezaho bya buri munsi. Njye ndacyari MC Madson cyangwa se muganga Madson, nitwa Madson. Mushimiye ko wakomeje kubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi. Ikiganiro cy'uyu munsi tugiye kwibanda ku byo ushobora gukora buri gitondo bikaba byatuma ubuzima bwawe bugarura ubudahangarwa, cyangwa se umubiri wawe ukagira ubudahangarwa bufatika bukiyongera, kandi umubiri wawe ukagira imbaraga zishoboka. Mu by'ukuri benshi ntibajya bagerageza gutekereza uburyo bashobora kongera ubudahangarwa bw'umubiri wabo, kandi burya umuhanga yaravuze ngo ushobora kwangiriza umubiri wawe ariko ukazicuza impamvu utigeze uwukurikirana. Kuko buriya icya mbere dufite mu buzima bwacu gikomeye cyane ni uko tuba duhumeka, dufite ubuzima buzima, dufite ubuzima buzira umuze. Burya iyo ufite ubuzima buzira umuze ushobora gukora icyo ari cyo cyose, ushobora kujya aho ariho hose, ushobora gutekereza icyo ari cyo cyose. Ariko ubuzima bwawe iyo budafite ubudahangarwa ni hahandi usanga utangira kugenda urwaragurika, ubabara, uribwa, wumva udatuje, ufite umutekano muke mu mubiri wawe. Ibyo bikaba byatuma n'iterambere ryawe muri rusange rwose ritabasha kuba ryagerwaho neza. Niyo mpamvu muri iki kiganiro naguteguriye ibintu ushobora gukora buri gitondo bikaba byagufasha kugarura ubudahangarwa bw'umubiri wawe, ukagira imbaraga z'umubiri, ukagira imbaraga z'ibitekerezo, ukagira n'imbaraga z'imikorere mu byo ukora. Bimwe rero mu byo ushobora gutangira gukora uhereye umunsi bigatuma ugira igihagararo cyiza, ubuzima bwiza n'amagara mazima ni iki gikurikira. Burya hari ikintu abantu bajya birengagiza, bamwe ugasanga baravuga ngo ntabwo bishoboka kugikoresha. Burya amazi meza ni umuti udasanzwe. Ugomba kunywa amazi meza, yaba byiza akaba ari amazi y'akazuyazi ya mu gitondo. Ayo mazi aragenda agasukura umubiri wawe, agaca mu bwonko, agahanagura neza imyanda yose, akayungurura amaraso, akoza igifu, akoza amara, akagenda agasukura umubiri wose, imyanda igasohoka. Ari nayo mpamvu ubona abantu benshi iyo banyweye amazi ya mu gitondo y'akazuyazi usanga bajya kwihagarika kenshi. Impamvu bihagarika kenshi ni uko burya umubiri wawe uri gusohora imyanda yose yari iri mu mubiri, yari iri mu mwijima, yari iri mu maraso, yari iri mu gifu, ikagenda mbese igasohoka yose. Niyo mpamvu amazi meza ya mu gitondo waraye uyatetse ukayashyira muri teremusi, cyangwa se ukayabika mu buryo bwiza buri buke, amazi yawe agishyushye, ubundi ukayanywa uri kuyahoza, ukayanywa uyahoza. Rwose ni amazi meza agomba gufasha ubuzima bwawe bukaba bwiza, ukagira ubuzima bufite ubudahangarwa n'imbaraga z'umubiri n'imbaraga z'ibitekerezo. Ikindi gishobora kugufasha ni uko ugomba kujya ukoresha, hari urumuri rw'izuba rwa mu gitondo. Ririya zuba rya mu gitondo burya naryo ugomba kuryitaho cyane. Burya ririya zuba rya mu gitondo benshi ntimuriha agaciro, ariko naryo rifite ubudahangarwa bukomeye cyane ku buryo rikongerera imbaraga z'umubiri n'imbaraga z'ubudahangarwa bw'umubiri. Wakibaza ngo ese iri zuba rya mu gitondo bigenda gute kugira ngo rishobore kuba ryakora ibitangaza nk'ibyo ngibyo? Ubundi izuba rya mu gitondo ka kazuba kakirasa ugomba kukajyaho nibura hagati y'iminota 10 na 15, iminota 10 cyangwa se 15. Burya uba winjije vitamine D. Iyo vitamine D rero ituma umubiri wawe ukomera rwose, amagufwa agakomera, bigatuma ugira amagufwa akomeye. Kandi iyo vitamine D ifasha umubiri wawe kugira ubudahangarwa n'uburyo bwo kuba yahangana n'indwara, cyangwa se ntuhure n'indwara z'amagufwa, cyangwa se nanone kwa kurwaragurika kwa buri munsi. Ikindi nakubwira wagikora buri gitondo kigafasha ubuzima bwawe gukomera. Ibi ngibi nubigerageza
rwose bizafasha umubiri wawe kugenda ugira ubudahangarwa. Icya gatatu, uba ugomba kugerageza kujya ukora utwitozo tworoshye, ukaba wagenda buhoro buhoro, niba ugiye mu kazi ushobora gufata urugendo rw'iminota nk'icumi cyangwa se 15 ugenda gake gake, ugenda kwa kundi uri kugenda, burya nubwo waba uri kujya ku kazi cyangwa se niba utari bujye mu kazi ugafata iminota mike ugakora agasiporo gatoya koroheje, burya nabyo biragufasha cyane kuko bituma umubiri wawe wongera gukanguka, ukagira ubudahangarwa bukomeye cyane ndetse ukumva ufite ubuzima bwiza, ukumva uroroshye, urangushye. Burya imyitozo nayo ni ikintu cyiza cyane cyagufasha. Ushobora no kwicara hamwe cyangwa se ugahagarara hamwe, ukarambura amaboko, ukarambura kwa kundi ugenda unyeganyeza ingingo zawe zose ugerageza kuzirambura, nabyo ni bimwe mu bintu bigufasha cyane kugira ubuzima bwiza. Burya utwo ni utwitozo twa buri munsi uba ugomba gukora buri gitondo, bikagufasha kugira ngo ugire ubuzima bwiza. Ikindi nanone ni uko mu gitondo burya hari amafunguro dufata mu gitondo. Amafunguro ya mu gitondo, ugomba gufata ifunguro rya mu gitondo ririho nibura wenda ibiryo kurya bifite poroteyine, akenshi byiganjemo amaporoteyine. Ubwo navugamo nk'imbuto, amagi cyangwa se n'ibyo byo kurya nyine bifite amaporoteyine, harimo ibishyimbo, imboga. Ibyo ni ibiryo bigufasha kugira ngo ubuzima bwawe bugire ubudahangarwa n'ubuzima bwiza. Burya hari ikintu abantu benshi batajya bamenya, amafunguro dufata twebwe muri Afurika cyangwa se Abanyarwanda, hari amafunguro 3 dukunze gufata. Hari amafunguro ya mu gitondo, hari amafunguro ya saa sita n'amafunguro ya nimugoroba. Ariko burya ifunguro rifite umumaro kuruta ayandi yose ni ifunguro rya mu gitondo. Niyo mpamvu ifunguro rya mu gitondo uba ugomba kuryitaho cyane, rikaba ririho intungamubiri nyinshi kandi nziza. Byaba bishoboka ukaba wakongeraho amagi cyangwa se hakaba hariho inyama, hakaba hariho igikoma cy'imvange, ya fu ivanze neza irimo ibinyampeke byose. Icyo gikoma nacyo kiragufasha cyane, na za mboga, ibishyimbo, ibyo byose ni ibyo kurya bigufasha kugira ngo bwa buzima bwawe buzira umuze buboneke. Ikindi kintu abantu burya mugomba kumenya, burya ibyo kurya bya mu gitondo ni nabyo bibyibushya umuntu, ni nabyo bituma umuntu abyibuha, ni nabyo bituma umuntu agira ubuzima bwiza. Burya ibyo kurya bya mu gitondo ni ibyo kwitaho cyane kuruta ibya nimugoroba. Ibya saa sita nabyo ni byiza kuko byongera kugarura imbaraga mu mubiri, ariko burya ibya nimugoroba bisaba kubirya hakiri kare kugira ngo ubashe kuryama nabwo watuje. Rero reka nkubwire ngo wenda ku byerekeranye n'amafunguro, wenda nabyo tuzagira ikiganiro twongera kubikoraho kugira ngo mubashe kugenda mubisobanukirwa. Ibindi byagufasha ni ukugabanya stress. Ese ni gute mu gitondo wajya ugerageza kugabanya stress? Fata umwanya w'iminota mike cyane, wicara ahantu hatuje, usenge cyangwa se utekereze intego zawe, ibyo wiyemeje. Ibyo nabyo bizagufasha kugira ngo ubuzima bwawe bwongere bugarure imbaraga ndetse na stress igabanuke. Hari abatekereza ko burya nubwo gusenga ari ibintu byiza, ariko nanone byongera kugabanya imbaraga ya stress cyangwa se umuvuduko wa stress wari ufite mu buzima bwawe. Cya gihe utuje, utekereza ku ntego zawe, usaba Imana ibyo wifuza, burya nabwo ni uburyo bwo kugabanya stress. Niyo mpamvu ku bandi bahanga bajya bagerageza gukora icyo bita meditation. Ushobora kwicara ugakora meditation, ugatekereza ku ntego zawe, ugatekereza ku byo wifuza, ugatekereza ku byo utekereza ko wazageraho, ukifuza n'ibindi, ariko byose ukabishyira mu biganza by'Imana. Ibyo nabyo ni bimwe mu bituma umubiri wawe wongera gutuza, umubiri wawe ugasubira kuri gahunda, bikaba byatuma ushobora kugira ubuzima bwiza kandi budafite ibishobora kuwubangamira.
Rero ibi byari inama rusange z'ubuzima ndetse n'imiti nakugezagaho kugira ngo ubashe kuba wagira ubuzima bwawe, ubuzima buzira umuze kandi ubuzima bwagufasha kugira amagara mazima no guhagarara neza. Ngira ngo nkwibutse ko iki ari ikiganiro kikwereka uburyo ki ushobora kugira ubuzima bwiza buzira umuze ndetse bishobora gutuma ugira amagara mazima. Ufite ikindi kibazo ushobora guhamagara muganga cyangwa se natwe ukatwandikira kuri 0722 13 4 8 10 tukagufasha maze tukagenda tukungura inama z'uko wakora z'icyo wakora kugira ngo ubuzima bwawe bugaruke kuri gahunda. Reka tugushimire ko twabanye mu kiganiro. Niba wagikunze kora like ndetse unagisharinge ku bantu bawe nabo babashe kungukira kuri iki kiganiro cyangwa se babashe kungukira ku biganiro tugenda tubagezaho mu buzima bwacu bwa buri munsi. Niba utarakoze subscribe wayikora kugira ngo turusheho kubana mu buzima bwacu bwa buri munsi ndetse n'ibiganiro tugiye tukugezaho bijye bikugera mu buryo bwihuse, cyane ko hari ibiganiro bizajya bikugezaho uko ushobora kugira ubuzima bwiza buzira umuze, ukagira ibitekerezo bizima, ukagira ubudahangarwa bwiza. Reka nkushimire wakoze subscribe, nawe ugiye kuyikora nonaha, ukomeze kugira amagara mazima, ukomeze kugira ubuzima buzira umuze, Nyagasani akomeze kubaha umugisha.